umuhanga mu kubaka ibirambye abyubaka nk'utazapfa. Iyo ugenekereje ngo ngiye muri ibi n'imyaka nshigaje, aho ntabwo ushobora kubaka ibirambye. Niyo mpamvu gutekereza icyanteye gushora mu buhinzi nuko niyo ubonamo ko hari ikibazo kimwe kivuga ngo ubukungu bw'igihugu ni iki, ni abaturage bacyo n'umutungo wabo. Abo baturage rero kuko iyo bavuga 90% ko ari abahinzi, abo nibo ninjiyemo, kandi n'uwo munsi nibo njyana nabo, ndetse kugeza ubwo dufata n'abo bana b'abahinzi kwiga materineri na primaire n'ubuntu. Ntabwo muri college Fondation Sina Gerard hishyuza umwana urimo kwiga mu kiburamwaka na primaire. Murakoze, turabashoje mwese abakunda ibiganiro byacu ni kuri Umujyojyo Info. Tubibutsa ko ari sosiyete y'ishoramari igizwe n'abantu babyize, ahanini barenga 1000 bari hirya no hino mu gihugu. Hanyuma rero hano muhabona amakuru n'inama byose byerekeye ubuhinzi. Kora subscribe hanyuma urebe n'iki kiganiro cyose. Iki kiganiro cyose ukirebe kuko buri segonda ririmo amagambo yagutera imbaraga bitewe n'umuntu tugiye kuganira. Niba wari utangiye gucika intege uri umuhinzi utunganya umusaruro ukomoka ku buhinzi n'ubworozi, kurikira iki kiganiro cyose uko cyakabaye. Nzi neza ko urakuramo imbaraga zigukomeza, wumve neza ko isuka izagutunga cyangwa se uwo mushinga muto uri gutangira uzagutunga. Amazina yanjye ni Sina Gerard. Amazina ya entreprise yanjye ni Sina Gerard Entreprise Urwibutso, kuri Nyirangarama mu karere ka Rulindo, amajyaruguru y'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Nkaba nishimira umwuga nkora w'ubuhinzi n'ubworozi, kandi nkanishimira no gukomeza kuganira n'urubyiruko mbashishikariza gukunda ubuhinzi n'ubworozi, kuko niyo soko y'ubuzima, niyo soko y'ubukungu mu buzima rusange bw'abantu batuye isi bose bariho. Ibihumeka, abahumeka, abariho ubuzima bwiza nuko bahura n'ubuhinzi n'ubworozi. Ikirere iyo kimeze neza, ubwatsi bukaboneka, n'amatungo amererwa neza. Iyo amatungo amerewe neza, nta nzara, ngira ngo n'umuntu nawe bitewe n'icyororo cyangwa yoroye, uvuga yaba ari inka, yaba ari ihene, yaba ari inkoko n'ibindi byose, nabyo biri mu byunganira ubuzima kugira ngo bukomeze. Akaba ari niyo mpamvu uyu mwuga nkukora mbyishimiye, nkanishimira n'uburyo nabihisemo. Byagera muri kino gihe cya covid byo byabaye akarusho, aho ku isi yose bemeje ko bagena igihe abantu bagomba kuba mu rugo, bagomba kugenda bakagera aho bagarukira. Ariko abakora umwuga w'ubuhinzi byongeye ugenda no mu banyenganda zongera agaciro ku byo twahinze, bagahabwa uburenganzira bwo gukomeza kuzunguruka hirya no hino babigeza ko babikeneye, kuko ni nkenerwa mu bindi. Nk'uko babivuze, agashya gakomoka kuri marakuja, cyangwa se gakomoka ku nkeri, gakomoka ku nanasi, gakomoka kuri karoti, gakomoka ku mizabibu, nako ni intungamubiri karafasha. Nta wagakumira cyangwa akazitira. Wahinze kandi ukongera agaciro ubinyuza mu nganda. Urwibutso ni amandazi akomoka ku ifarini ikomoka ku ngano, byose ni ku isuka y'umuhinzi. Nabyo nizo nzira, nabyo umugati uba ukenewe mu buzima. Umugati ntabwo wabura aho bishoboka, ibyo nabyo tukabikora. Akarabo ni biswi, nazo ni izikomoka, hari izikomoka ku bijumba, hari n'izikomoka ku ngano. Byose turabihinga, nabyo biri aha ngaha, hanyuma rero tukabinyuza mu ruganda twongeraho agaciro. Ngira ngo nicyo kiganiro tunaganira no gukurikira. Aka ni akarusho gafunze neza, gateguye neza, kugira ngo ku isoko mpuzamahanga dushobore kujyanirana mu biciro, mu mikoreshereze, mu kubikoresha umuntu yiyakira, ariko usanga kanateguye neza nka made in Rwanda. Ibi byose kugira ngo tube dufite
ibikomoka ku bitoki bifunze neza muri iyi ambaraje imeze gutya ni imiyoborere myiza. Natwe tugira intekerezo nk'abanyarwanda ariko tukagira imiyoborere myiza mu gihugu ituba hafi, igenda inatwereka n'aho tugeze. Iyo ugeze mu ishoramari RDB urayibona, wajya mu buziranenge RSB dukorana umunsi ku munsi. Igihugu muri rusange Minagri iradukurikira, Minicom mu nganda, njye nta minisiteri n'imwe ntakorana nayo yo mu gihugu cyacu, kandi nazo zikamfasha kubona ibyangombwa bimfasha no kohereza hanze mu mahanga ku isi yose. Ibihugu byinshi ku isi ni ibigerwamo na product zacu dukorera ahangaha mu Rwanda. Nanjye nkumva made in Rwanda nyiyumvamo, kuko iyo ufashe nk'aka kabanga kazenguruka ku isi, akabanga gahingwa n'umunyarwanda ahinga urusenda, umunyarwanda akongera akakanyuza mu nganda yongeramo agaciro n'ikoranabuhanga, hanyuma tukajya ku isoko mpuzamahanga. Ubuki, konfitire, ibyo byose, inzuki nazo ni ibyororwa. Konfitire ituruka ku nkeri. Ibyo byose nanone ni ukongera agaciro ku byo umuntu aba yakoze. Abaduteze amatwi banakurikira ikiganiro, guhinga ni ingenzi, guhinga ni ikintu cyiza, ariko ukagishyiramo ubwenge. Wasanga utabihugukiwe bisaba amahugurwa ndetse no kujya mu ishuri. Ibyo bintu byatumye nshinga College Fondation Sina Gerard. Iryo ni ishuri riri muri aka karere ka Rulindo kuri Nyirangarama. Harimo ishami ry'ubuhinzi n'ubworozi n'irindi shami ritunganya ibikomoka ku biribwa n'ubuhinzi n'andi mashami yandi yajyana, kuko wahinze woroye winjiye muri iyo food processing, ariko ugomba no kwitegura, ugomba no gusa neza nk'umuntu wihagije ku bukungu n'imirire myiza. Akaba ariyo mpamvu dufitemo n'ishami ngira ngo risukura, kuko dufite salo de coiffure, ariko tukagira n'ishami wigaho, wiga ubona diplome bikazanagufasha mu buzima. Tukagira ishami ridoda. Kudoda nyine ugomba kwambara neza, ntabwo ntegereza ko bizava kure. Made in Rwanda wambaye neza, nabyumva mbirimo ko ngira ishuri kandi nkagira na tori idoda. Umwana wize ahangaha muri College Fondation Sina Gerard ni ugutsinda, aho cyane agatsinda atari amateori gusa na pratique, kuko biba bijyana. Iyo umwana asohotsemo aba yarangije kwiyumvamo neza, igihe ageze hanze ntabere umuzigo igihugu, ahubwo akabera igisubizo igihugu n'umuryango. Tukagiramo ishami ribaza, ryiga kubaza. Wubatse neza ugomba no kubaza. Ibyo byose atelier yibaza turayifite, kandi no kwiga nabwo tukanabyigisha. Impuguke nyazo nziza zize neza nazo ziba zihari. Ishami ryo kubaka, byose ni bya bindi byongera kubakira ku buhinzi n'ubworozi. Ishami ry'ubwubatsi turarifite, wiga ukabona diplome, hanyuma rero kandi ugakorana n'umuhinzi hafi, kugira ngo umusaruro yawe ubonye yanagurishije, ariko agomba no gutura heza. Iryo shami turarifite. Tukagira n'ishami ryo gusudira. Ibyo ngibyo no gusudira birajyana, wubaka kandi wubaka ibijyanye n'igihe. Birumvikana ko bya sudira bizamo, yaba inzugi cyangwa n'imodoka n'amasharpante, byose babikorwa. Mekanike, warahinze urorora, ugira inganda, buri modoka n'irya mekanike naryo ririmo, kugira ngo ejo tutazabura abazikanika, dore ko imodoka ziba zivuye iyo ngiyo mahanga, ariko zahagera muri Made in Rwanda mu rwego rwo kwigira, ugasanga hari abanyarwanda bize neza, nabo bongera bakuzuzanya. Kuko kugira ubuzima bwiza, ukagira ubukungu burambye bunafite n'imizi, nuko hari ibice byangombwa bigomba kuzuzanya. Ahangaha hari divayi zikomoka ku mizabibu. Nagenze amahanga hirya no hino ku isi, ariko nsanga divayi zinyobwa cyane ari izikomoka ku mizabibu. Nza kugerageza ku butaka bw'u Rwanda, ngira n'amahirwe zirankundira, zirera. Ubu ngubu divayi aba ari irimo isukari n'idafite isukari, ku bakunzi bazo bafite n'amikoro yo kuzigura, aho ngaho birajyanirana, cyane cyane ko bavuga ibijyaniranye n'umutima. Icyo divayi zimarira umubiri byose niba byateganijwe, kugira ngo wa muhinzi yarahinze abona amafaranga, ariko hari nk'ibyo atageraho bidakozwe, mu kubihindura, kubitaransforoma, kugira ngo abibyaze ibyo birimo. Inka, tworora inka, ntabwo tugenda ngo dukurikire ifumbire gusa cyangwa inyama gusa, ahubwo aya mata aratunganywa akajyanwa ku isoko,
tugakuramo na foromaje, tugakuramo yawurute, tugakuramo amavuta yo guteka no kwisiga. Ibyo byose ni inyongeragaciro twongera ku cyo twakoze gikomoka ku bworozi, dushaka ka gaciro twongeraho kugira ngo aho kuvanamo amata gusa ngo urayanywerangirije aho, hari n'ibindi nabyo twe tuba tugomba kwikorera, biranakorwa aha ngaha kuri Nyirangarama. Ubu tworora inkoko ariko se ko tugamije gushaka amadovize kugira ngo twongere dufatanye n'abandi bafatanyabikorwa twongera ubukungu mu gihugu cyacu. Icyo cyatumye dukora mayoneze nayo ni ubwo buryo bwo kuvuga ngo gukora export y'inkoko ntibyoroshye nko gukora iya mayoneze aho ari hose. Izo nzira zose tuzijyamo kuko tuba dushakisha icyatuma umuntu agira imibereho myiza, kugira ngo hariya hari ifu, amafu yo akomoka ku bihingwa binyuranye by'Abanyarwanda, amasaka, soya, ingano, umuceri, ubunyobwa. Ibyo byose turabikora tugashyiramo ikoranabuhanga ku buryo umubyeyi wabyaye bati mbonye akanozo ko kuri Nyirangarama kwa Sina Girard kanyunganira mu kugira amashereka ku buryo nyabwo bukwiye, umwana w'umunyarwanda akazamuka atadindiye, kandi n'ubundi twifashishije ibyacu made in Rwanda. Ketchup byose mba ngerageza mu bikomoka ku buhinzi byose, kuko duhinga n'amatomati, ariko kugurisha amatomati kwibasi ku gitebo gusa si bibi, ariko nanone washoboye kugiramo ubuhanga, ibyo nabyo bikongerera agaciro, bikanatuma na rwa rubyiruko nshishikariza kugira ngo bakurikire, nta kumbwira ngo wabuze igishoro uri ku ubutaka bw'iwanyu aho wavukiye nawe, kandi uko bungana kose bugomba kukubyarira umusaruro uyishyize mu bwenge. Niyo mpamvu ikibazo ngo nahera hehe, uhita utekereza ko mu buhinzi aho uri niyo yaba metero kare zingahe zizongeze kubyarira amahegitari, upfa kubyinjiramo ubifitemo ubushake. Ikindi tujyana n'igihe, nk'iki gihe cya kovide buri munyarwanda wese cyashishikariza utuye isi wese gukaraba kenshi n'isabune n'akamanzi. Iyo ngiyo yarakozwe ku isoko, noneho bati igihe uri ku rugendo hand sanitizer akingenzi ngo gahanga umugenzi yagiye urakitwaza akagakoresha kanakajyanye, kandi ugakora ku buryo kajyanye n'igihe, nk'uko mubibona wagera ahantu bati kwihanga uti nakitwaje icyo ngicyo uba wagikoze, urabona ko kajyanye n'igihe, urugendo ukarukora. Ariko byose ni wa muhinzi nkivuga n'ubworozi kugira ngo wongeremo agaciro. Nkaba nsaba rero abaduteze amatwi kuvuga ngo ubuhinzi nta kintu kivamo, ni uko bisaba kwinjiramo wese ugiyemo. Icyo nicyo kigora abantu bake, ariko bakwiye kubishyiramo ko uko umuntu atiganyira kujya gufata ifunguro saa sita ku meza, ntihiganyire mu gitondo gushaka icyo gikomoka ku bworozi cyangwa se ubuhinzi. Ni byiza niyo ubigiyemo kandi bishaka no kujyamo unagamije kuzinjiranamo n'amikoro ahagije. Murakoze cyane. Uti ubuyobozi bwiza bushyigikira ibyo dukora bigatera imbere. Hanyuma mwakomoje cyane ku rubyiruko, reka twitse aho ngaho twibaze tutese hari urushaka kujya mu buhinzi n'ibyo, ariko rufite ingingimira, rufite impungenge. Nkahita nibaza ntese Sina Girard tubona uyu munsi, tubona produit zabaye ubukombe, we mu gutangira wenda hari ingorane yigeze agira mu rugendo rwe rwo gutangira iyi business tubona ubu twumva ubu yamamaye ahantu hose? Ngira ngo n'uwari wese yagira ingorane mu bitekerezo, nzatangira ntinzahera he. Izo nizo ngorane abo bandi bagira zitari kuri njyewe, kuko ubuhinzi nabutangiriye iwacu mu mirima y'ababyeyi. Nta ngorane kuko sinagiyemo ngo bankuremo bambuze guhinga. Bwiza amahirwe wabona umwana wibwirije guhinga, ahubwo baramfashije. Kumfasha no kungabura neza no kunshishikariza kuntoza guhinga. Ibyo ndabikora. Ndangije nyuma uko ngenda nkura ngera mu bindi bikorwa, ngenda nagura noneho
na ya mirimo y'ababyeyi ndongera ndayagura. Nta kwinjira mu buhinzi, niba hari ahantu heza ni mu buhinzi, kuko ntacyo wahinga ngo ukijyane ku isoko gitahane. Nese abantu baba bafunze kongera kurya, ntabwo bibaho. Gusa ni byiza no guhinga nanone imbuto, ibihingwa bikenewe ku isoko n'igihe cyabyo ukamenya n'uko bijyanayo. Ikindi ukibanda, iyo nawumvise navuze ubuziranenge, ukihatira isuku, kubahiriza ikintu ukagikora uko gikwiye gukorwa. Niba ari imitobe ni imitobe, niba ari ibisembuye birasembuye, niba ari ikirungo ni ikirungo. Ntabwo wafata akabanga ngo ugasuke koze ko kakabintu biryo uzabishobore, uba warengeje, kandi n'ubundi umuvuduko urahanirwa. Kandi ni nayo mpamvu buri kintu cyose ugomba kugikora ukagikorana ubushake. Reba nk'ubu navuze nizigama, akandi n'aya mazi nayo se wagize ngo mu bidukikije, mu bikorwa remezo biriho, mu bintu by'ubinyabuzima bavuga ngo amazi ni ubuzima, nayo n'aya ngaya natangiye guhinga mbona amazi atambuka, hako nagize igisina byihangana kuko nzi ngo amazi ni ubuzima. Icyo bisaba niki? Mu ruganda rw'amazi ukayasukura akajya ku isoko agafasha benshi, kandi natwe akadufasha. Icyo ntasimbuka rero, nongere nsubiremo ku bijyanirana no guhangayika no kubura amizero mu buhinzi, bishakira umwanya usure kuri Nyirangarama, kwereka ibintu binyuranye, aho umuntu ahera, uburyo bworoshye bwo gutangirira ku biciriritse. Ntucike intege, ntutekereze ngo ninjyemo nzakuramo iki. Hanyuma icyo cyizere nukijyanamo, niyo mpamvu kenshi mpera ku rubyiruko, utangira kugera igihe cyo kubazwa umusoro w'igihugu, utangira kugera igihe cyo kubazwa icyo uri cyo, n'ubundi hari n'icyo nawe utangiye kujya winjiza, ugakunda ukabera ababyeyi igisubizo n'igisubizo ku gihugu cyacu. Kuko ubuyobozi bwiza uhereye ku nzego z'ibanze, inyigisho no kurinda ibyagezweho, kugira ngo niho uhere, ukuzamuka kugera ku mukuru w'igihugu adushishikariza muzi ukuntu akunda ubuhinzi, ashishikariza abahinzi ntibivanemo ikintu cyo ngo umuhinzi agomba kuba hari umukene. Mpamvu umuhinzi ntabwo ari we wavuga ko warazwe ubukene. Uwarazwe ubukene ni uwanga gukora akazi, akajya mu muhanda ashaka iby'ubuntu. Uwo nguwo ni we umunyabibazo. Ariko winjiye mu buhinzi ukamenya, ukagisha inama, cyane cyane nko kwegera aho bashobora guhugura, turahugura tukanabyigisha, ndetse kugeza ubwo dufata n'abo bana b'abahinzi. Kwiga materineri na primaire ni ubuntu, ntabwo muri College Fondation Sina Gerard hishyuza umwana urimo kwiga mu kiburamwaka na primaire, kugira ngo natwe dutange indi nkunga ku munyarwanda azamuke, nibura nk'uko umukuru w'igihugu yifuza ko buri munyarwanda wese akwiye kuba azi gusoma no kwandika, ibindi bikazamuka. Aho mpereye nanjye, entreprise ishobore kugira icyo yatanga umusada wayo, kubaka abanyarwanda. Bityo nahuza n'abagenzi banjye hirya no hino mu gihugu, nabo bagakora gutyo, tugahuza igihugu cyacu natwe kigahora ku isonga ku isi, umutekano, amahoro, icyizere cyose tukibonamo, ko uva umunyarwanda wazenguruka ku isi wiyumvamo nawe ko igihugu cyawe nacyo gifite uko cyubakitse, mu rwego rw'ubukungu, mu rwego rw'ubuhinzi, mu rwego rw'indi mirimo yose. N'ubundi ntabwo ubuhinzi ari ko kazi konyine, no kwiga ntabwo wakwiga ubuhinzi n'ubworozi gusa. Hari amatekinoloji menshi akeneye kujyaho, hari ikoranabuhanga muri domene nyinshi ziriho, imodoka zirakorwa, indege zirakorwa, izo nganda zifite inganda zindi zizibyara, byose dukeneye abo bantu bose kugira ngo babyige. Ariko nanone wabyiga wagenda no mu kirere, ntabwo wibagirwa ibikomoka ku buhinzi mu butaka. Mpise numva mu buhinzi harimo amahirwe menshi. Bintera noneho kwibaza, hari ibigifite ingorane zo kubonerwa ibyangombwa by'ibanze byo gutunganya, bitwita matière première, ku buryo abantu bakirangaye kandi ahubwo bari bafite amahirwe yo guhinga ibyo bizeye ko barahita banabonera isoko. Ibihingwa byose hari ibyera nyine mu turere tunyuranye, nk'uko ibirayi bigera ahantu byera, imboga zikagera ahantu zera, imbuto ndavuga amaronji, indimu, makadamiya, pome, byose ngenda nabihinga. Amahirwe arahari, icy'ingenzi gushishoza, kugisha inama, kumanza gukora ubushakashatsi,
ukabikora. Niyo mpamvu navuze ngo no kumenya isoko, no kumenya isoko, kuko nk'ibi ngibi byose siko bijya hanze. Za yawurute hanze ni nyinshi, amazi hari ubuzima hose haba hari amazi, ariko nk'aya kariya kabanga, amadivayi, ako karusho, ako gashya cyane cyane akamara kuja ku isi biba bikenewe hirya no hino. Ikiriho usanga kigomba gukomeza gushyirwamo imbaraga ni uko abantu bamanza bakamenya ko gushora mu buhinzi ari byiza, bakabyemera, kandi bakamenya ko washoye mu buhinzi adapfa kuvanwamo n'ikibonetse cyose. Ntabwo ugomba kugenda avuga ngo ni ibibazo, imvura izagwa, izuba rizaza. Ibyo ni ubuzima busanzwe no mu buzima rusange n'ibindi byose. Niba wemera kwicara mu modoka ukagenda ukajya mu muhanda ari imodoka, iyo ujya gufata fureye ntabwo ari wowe ujyayo, ni icyizere ko birakunda, kandi birakunda n'abaduteze amatwi n'abandi bose ni uko babyumva. Hari icyizere cyane kurusha mu buhinzi, ubaho wahangira imirimo ukabikora ntibizanakubuze no kujya mu bindi. Kandi n'abandi bakora ibindi, yaba inganda zinyuranye cyangwa se indi mirimo yindi inyuranye, bibaye byiza bigashoboka ugashyigikira umuhinzi cyangwa nawe ugashora mu buhinzi, aho ngaho nibwo buzima, nibwo bita gusegasira ubuzima buriho n'ibiriho byose. Ndatekereza ko ubuhinzi muri mu bantu babwinjiyemo, twavuga ngo hashize igihe, ntabwo ari vuba. Kandi noneho ntekereza ko no mu gihe cyanyu ahubwo abantu babufataga nk'ikintu utashyiramo amafaranga yawe. Ni iki mwebwe noneho cyabateye gushora imari yanyu mu buhinzi n'ubworozi? Yewe iyo ndebye nanjye iyo nisuzumye nkatekereza, nkunda gushora, nkunda gukora ibyo abandi mbona bataha agaciro. Ibyo bijyaniranye n'uko ntekereza nkareba nk'umuntu w'umukene, nkumva mugirira urukundo, nkamugirira impuhwe, akaba ari we mfasha. Sinjyanirane n'abari mu rwego runuru gusa hejuru ngo hasi singeyo, oya. Niyo mpamvu no muri ubu buhinzi nkora simpinga mu masambu yanjye gusa, ahubwo hari abaturage bariho bakeneye no mu masambu yabo, ari bo ngena nkafata abana babo nkabashyira mu ishuri, kugira ngo nyuma y'imyaka ari bya bindi benshi batinda ngo ntibazabona inyungu vuba. Ariko njye nihanganira ko mfata umwana w'umuhinzi agatangira nasari, ari ngewe umwohereje, kandi nkaba mutegereje igihe azaba yarangije university, ko hazaza akagira umumaro. Kandi ngira ngo kubaka ibirambye, umuhanga mu kubaka ibirambye abyubaka nk'utazapfa. Iyo ugenekereje ngo ngiye muri ibi n'imyaka nshigaje, aho ntabwo ushobora kubaka ibirambye. Niyo mpamvu gutekereza icyanteye gushora mu buhinzi ni uko nibonamo ko hari ikibazo kimwe kivuga ngo ubukungu bw'igihugu ni iki? Ni abaturage bacyo n'umutungo wabo. Abo baturage rero kuko iyo bavuga 90% ko ari abahinzi, aho nibo ninjiyemo, kandi n'uwo munsi nibo njyana nabo mu binshimisha, mu nyungu mbona zikanshimisha, kuvana umuturage uri mu cyiciro cya mbere nkamuzamura, tufatanya ko mfite ukuntu mbaragize inka yabyara nkubahiriza umuco nyarwanda, habamo icyo bita kuzitura. Rimwe yanzituriye, namuzituriye, gutyo yarangiza akazamuka, urugo rwagezemo inka ntawe wifuza kwivamo. Izi mbuto zose ntibazizi, imbuto nkazibahera ubuntu, ahako nzirikana ngo nizera na rwa ruganda y'amashini za Demara, ba veterineri, mfite aba engineer veterineri ni agronome, bakabakurikirana bo babonye akazi. Urwo ruhurirana ava mu cyiciro cya mbere, cya kabiri, cya gatatu, kwinjira mu cya kane. Muri plan yanjye nuko yongera kwinjira mu cya kane ajyaniranye n'umwana we, ko umwana warangije kaminuza, urugo atahamo, urugo arimo ntabwo rwabarwa muri kindi cyiciro cyazo, ko umwana niwe ugura moto, niwe ugura imodoka, niwe ujyana n'amajyambere y'igihugu. Kandi abambere batangiye kubigeraho, aho rero niho numva nungutse nyabyo, yo nungutse kuko mba nungutse abantu nkuguka imiryango, ukazaha akazi abantu bameze neza, bazamutse neza, bakoze neza, ubundi tugakorera igihugu. Kandi intego ya entreprise no kurwanya ubukene. Turi kugana ku musozo, ariko mutubwire by'umwihariko ikijyanye n'ubworozi bw'imbwa. Twumvise koko niba buhari, se kuki bwo mwabugiyemo? Ngewe urugo navukiyemo nasanze mu rugo rw'ababyeyi banjye ayo matungo, imbwa zihari,
kandi koko nkabona zigira umumaro nkurikije uburyo burinzi uko urugo rutavogerwaga uko wiboneye kose byangiyemo nanjye aho ndi hose mba numva ntaba mu rugo nanjye rutari meza. ariko noneho nsanga kugira ngo mugenzi wawe umucuti wawe umuturanyi wawe nawe arabishaka kuyibona ni ukwinginga nta nubwo uzi aho wayivana. byatumye nkora famu yazo ku buryo ntabwo ari izo ahangaha kuri Nyangoma cyangwa mu Nyarwanda gusa, mu bazungu bateye imbere nibo bazi agaciro k'imbwa. ntabwo rero umuzungu akwiye kubaza, iyo dushishikarira abashoramari, umuzungu akwiye kugera mu Rwanda ngo atekereze ngo yabona imbwa hehe bagombe kwinginga gushakisha. oya, nyine ni kuri Nyirangarama kuko no mu kuziexposa mu murikagurisha tuzijyanayo kandi koko niko bimeze. kandi reka nazigire ni uko nzifitiye n'amafunguro yazo, mbifitiye ubushobozi kuko ubu bworozi tugira, niba navuze ukuntu amatunda imizabibu dukoramo divayi n'imitobe, ariko no muri za nka tworora igihe kiragera tugasazura. ibyo bideje byazo rero ngibyo nibyo biryo by'izo mbwa zigakura neza zikurira igihe zaba ari muri bwa bwoko bwa Belgian cyangwa se andi moko atandukanye, wahireba ukavuga ngo iyi ni imbwa kuko ishobora kundindira urugo. ibyo rero biri mu byanjyanyemo. mu gihugu cyacu kuri aeroport ni ahantu hakomeye hizewe, aho niho imbwa ziba zarize zaratojwe gusaka imizigo, abantu zikora control y'ibiyobyabwenge y'ibibujijwe ko burya niyo zirinda umujura arabujijwe nyine kuza kwiba. wagera muri Amerika, i Burayi, ibihugu byose nizo zikwakiriza muri control y'agakapu y'utuntu twose ujyanye. ibyo binyabwenge se bimeze gutyo urumva njye nabyirengeshwa gute? niyo mpamvu mubwira ngo mu byo nshoramo imari, mu byo ntekereza, buryo nkunda kujya mu bintu bidasanzwe, nibyo numva nishimira. imbaraga ushyiramo icyo bisaba kuri njye aba ari igisubizo, ntabwo ibisaba imbaraga ibisaba igihe ntabwo biyungora. niyo mpamvu mba nibere mu bintu bya innovation, kandi nkanashimishwa nuko nabo iyo abandi bafite ubushakashatsi kureba abantu uko bazamuka ahangaha, yaba akarere, intara, igihugu muri rusange, umukuru w'igihugu muri rusange, bose bangeneye ibihembo bagiye bampemba, bikambera izindi mbaraga zo kurushaho gushoramo. nagera hanze muri Amerika, igikombe cyaho naracyakiriye mu rwego rwa karite no kuba aricyo nagezeho. mu Bwongereza nakiriye igikombe cy'uko nagize innovation ku mizabibu. mu Budage maje kwakiraho 2 karite yabyo, ndetse no mu Busuwisi nabwo nagikuyeyo, n'ahandi biracyaza, n'ahangaha mu Rwanda biracyaza. ibyo byose nabyo ni motivasiyo y'abantu bakuru, abahanga, abanyabwenge bagenda bashishikariza abatuye isi. kandi nanjye natangiye kubihemba, nanjye abo mbona bafite inzira nziza, abo nigishije, abo bafatanyabikorwa mfite bose nanjye bitwara neza, nanjye nkabona bafite inzira nyayo kuko mba nzi ngo bazagira umumaro, bahumarira abandi, nanjye ndahemba. hari umuco nasanze ku bazungu, iyo basanze hari product ikorerwa mu gihugu cyabo igakorwa n'abaturage babo, iyo ngiyo n'igiciro baracyongera kugira ngo babone uko bashyigikira wa muturage, wa munyagihugu ukora bya biduha agaciro ku bintu by'iwabo. iby'ubuhinzi rero abaduteze amatwi, ubuhinzi ni ingirakamaro kandi bukozwe neza, buteguwe neza. iyo umuntu ari umushoramari iteka barebaho igicuruzwa cye kiri cyangwa cyageze cyangwa ku rindi soko, ku yindi ntera. iyo harimo nk'inama ikomeye mu gihugu cyangwa se inama mpuzamahanga, wenda harimo uruhare rw'abanyarwanda, mukabona produit yanyu nko ku meza y'abanyacyubahiro, mwiyumva mute? uko mbyumva ndavuga ngo Mana warakoze, nkishimira ko nanjye hari agaciro, hari akamaro nanjye mariye isi, aho mbona ibinkomokaho bikomoka mu bwenge bwanjye, nanjye byageze ku babyeyi, byageze ku bayobozi bakuru, bimpa gukomeza gutekereza, nshishikariza urubyiruko ngo ntibagacike intege, baze bagere ikirenge mu cyacu twe twababanjirije, maze nabo bazahore ku isonga muri izo nama, babonekemo bagiremo ijambo, n'igihugu cyacu muri rusange kibe ku isonga ko gifite abaturage basobanutse kandi bumva n'inama z'imiyoborere myiza duhora tugira.
ejo bundi His Excellence yakira nyakubahwa perezida wa Tanzania, mwarayibonye yasirikiye? narayibonye se nakubwira, hari uvuga ngo naraye ntasinziriye, ahubwo nasinziriye neza kurusha. Rwose nasinziriye neza kurusha, avuga ngo Imana ishimwe, abanyarwanda bose tubana bashyigikira mu byo dufite, ndabashimira kugira ngo bariya bagenzi cyangwa inshuti bose bavuga bati kuri Nyirangarama turahagara tugire icyo tubafata, bariya nibo batuma ndyama nkerewe kandi nkanazinduka, kugira ngo batahagera icyizere bamfitiye bakagira icyo babura, hakomeza kubungabunga ibiriho, nubwo nyine igicu, ikirere cyangwa ibintu biri sezoniye, ibintu byera bikurikije ibihe bitandukanye by'igihugu, hari ubwo usanga hari indi myumvire nyine tugishyira mu baturage kugira ngo bashobore gukanguka guhinga imbuto izi n'izi, usanga batarabyumva neza, ariko kwigisha no kwiga nicyo bimara, nabyo tubifitiye icyizere. Ariko niyo mpamvu mvuga nti aho uteze amatwi yaba ari hose, akabanga ntikakabure ku meza, ak'ingenzi ntikakabure mu biganza byawe no mu rugendo urimo, n'ibindi byumvikana. Rero nibyo nabashishikariza, ari abikorera, abakora bizinesi, abandi baba mu bintu byose, kujyana n'igihe. Covid yaje yafunze imiryango, ariko yo kudufunga wese yafunga, tukamenya ubwo buryo nanone dushobora kugenda. Ibintu bigenda mu bwato, bigenda mu makamyo, bigenda mu ndege, ariko ukaba uzi ko gukomanda online hari byo. Ikindi nashishikariza mu banyarwanda n'abandi bose ku isi yose, ni uko aho uri hari icyo utekereza, ariko by'umwihariko njye mu myuga n'imirimo nkunda gukora, urabona iyo ugeze kuri Nyirangarama ukumva mu nda hari ikintu ushaka gushyiramo, nyamara n'imodoka ikuzanye hari icyo iba ikeneye gushyiramo. Niyo mpamvu hari iriya CGP, ni sitasiyo yacu, nayo iyo modoka nayo iba ikeneye kugira icyo wongeramo. Hanyuma wakumva unaniwe, ufite umunaniro utumva udasobanutse, wenda ushidikanyaho, Lifeline ni ivuriro ryacu riri aha ngaha. Iri vuriro rifite ubushobozi bwo gukora amasaha 24, dogiteri aba ahari, kuko niyo ntego n'ubundi aha ngaha ntabwo dufunga, hahinduranya abakozi cyangwa se bigafunga kubera nk'ibi bihe bidasanzwe, ariko mu nganda ntabwo zijya zifunga. Izo nganda nizo niyo mirimo ihoraho. Niyo mpamvu nk'iri vuriro rifatiye runini muri twese, ntabwo ari irya entreprise gusa, n'ibyo bahanyura bose, ariko by'umwihariko gufata neza abakozi. N'abatekereje ngo uri mu ruganda urimo gukora abakozi bakora amanywa nijoro, ariko hagize ikintu kikutungura, yaba impanuka cyangwa icyo ari cyo cyose, ukajya ku ivuriro. Uzi ko nijoro abantu bakunda kurwara iryinyo, umenya akunda gufatana nijoro. Twahazanye imashini y'igisubizo ku banyarwanda ijyaniranye n'iki gihe tugezemo. Ntabwo ari ukugenda ngo iryinyo ryandiye ngo bagiye kuri koroya barafotora, basanga ari ukuryoza bakoza, basanga ari ukurihoma bakarihoma, ari ngombwa bibaye ngombwa ko barikura cyangwa se bagira uburyo baho barigeza. Nanjye naremeye, kandi ngira ngo abantu benshi ku menyo nyine, kugira ngo ube munoza wabyo ntabwo byoroshye. Farumasi irahari ibamo imiti yose nk'iyo mubona i Kigali, aho icyo cyose icyo mbikorera ni uko icyaro cy'umurwa mukuru hameze neza, niryo terambere ry'igihugu. DHL irakora ubu ngubu uri muri Amerika, niho mvuga kuri China, Burusiya n'ahandi, wohereje ubutumwa hano ushobora kubwohereza uri hano, ikabutwara ikabujyana, cyangwa ukaza kubwakirira aha ngaha. Beka ni igisubizo. Ubwo bukungu bushingira ku amafaranga aboneka muri ibyo byose hano, Beka ibiri aho ngaho iradufasha mu gihe icyo ari cyo cyose operasiyo ziboneka. Yaba na Equity, Bank of Kigali barahari. Kumva uri aha ngaha bakaba bashobora kujya kuruta izo zawe simiyoni, aha ngaha zirakora. MoneyGram nirahari. Byose ni ukugira ngo twiyumvemo neza ko muri aka karere nta kintu, natwe mu rwego rwo kwiyubaka, ntabwo wavuga ngo ni 100%, kuko no mu gihugu hari ibyo dukenera hanze, n'ibindi bihugu bigenda byose byuzuzanya, ariko ibyo duharanira ni ukwigira.
kwigira akaba ari nabwo bwa bukungu bw'abanyarwanda. Tukaba dushishikariza rero abatwumva ko badushakira umwanya bakaza kudusura. Urwo ni urugendwa, mbane n'abaturanyi gute, mbanire n'igihugu gute, ibyo ngomba kubahiriza mbyubahirize gute. Ibyo nabyo mwaje hano iyo twabonye abashyitsi badufasha kutwereka aho tutarabona neza, nabo bakongera akabona aho twabonye neza. Ngiryo izamuka ry'abanyarwanda twese hamwe mu buzima. Nk'ishuri College Fondation Sina Gerard twubatsemo kiliziya kugira ngo abana bya myuga yose bayige, ariko mu kujya kubishyira mu bikorwa usanga ari umuntu w'umukristo uzi Imana agukorere byiza, atakora agamije kumuha amafaranga we ntacyo yaguhaye. Uwo mutima wugire, uzabona umunyarwanda wujuje indangagaciro za kinyarwanda z'umunyarwanda, indangagaciro z'umukristo za kiliziya. Genda umukatolike nabatijwe ndi umwana, nasanze ababyeyi ari abakristo, ariko nanjye nshimira ko uko narezwe kandi nk'umunyarwanda nkaburererwa mu miryango y'abandi y'abavandimwe, tukabanana n'abandi. None umunsi tukaba dusangira amakuru n'ubuzima bwa buri munsi, abagenzi banyuranye hirya no hino. Nshimira Imana ko niyo mpamvu ishuri nifuje ko umwana atsinda 100%, ariko atatsinda mu bintu bya tekinike gusa, ahubwo agire n'uko umutima roho nayo yubakwa, kumva afite roho nzima.